dutangiranye n'umukobwa wirukanka ubona ko agira afashe mu nda urasa nk'aho arwaye mu nda. Uko kanya hari umutipe nawe kugenda mu muhanda ukagenda ariko nawe umukobwa ari mu muhanda. Ubwo umukobwa aragenda ahita amugonga, umuhungu ahita yikubita hasi. Mu kwikubita hasi telefone irameneka. Umukobwa ati baba we ntago nabishakaga n'ukuri pe mbabarira. Ariko umukobwa no kunyine gushinyiriza mu nda ari kumurya. Ubwo umuhungu nawe ahagurukana na telefone yamenetse avuga ati ibi ni ibiki unkoreye kuko umeneye telefone urabona nzagura iki indi telefone. Umukobwa nawe ubona ko mu nda byanze avuga ati reka nigendere ngiye mu nda aranyici. Ashaka kugenda ku muhungu aramukurura avuga ati hoya nahujya. Ubwo umukobwa nawe ahita yirukanka asiga wa muhungu ubona ko nyine mu nda byanze agenda ashinyiriza ati nyagasenda apfuye we. Ageze ko arwaye mu nda ageze kubona telefone mutipe. Umukobwa ntibyatinze yaje muri toilette ubona ko nyine mu nda byanze. Urako disina agakobwa keza cyane ubona ko mu nda ari mu kumurya rwose byanze pe. Ubwo nyine abakobwa muri kino filime mwebwe murabirusha ntabwo mbizi, ubwo mbwe igitsina gore kirabiturusha ntabwo tubizi. Ubwo nyine aragenda ajya muri toilette ubona ko byanze nyine akubita ku nkuta avuga ati nyagasani ndapfuye we ndapfira amahanga. Ubwo ariko nawe mutipe nawe yaje yamukurikiye ubona ko nyine umutipe w'ibogari umutipe nyine ubona ko nyine umutipe mwiza cyane. Ubwo nawe ubwo umukobwa ariko ashobora kuba yamwumvishije arimo aramwumviriza avuga ati uri kujya hehe se. Umutipe ubona ko nyine arimo arafunga karuvati ye aho yumvishije umukobwa ahantu ari kuvugira ati we ndapfuye we. Ubwo ariko nyine ko umutipe nawe ati ahantu nta muntu urimo ra. Ubwo niko akomeza kwifunya karuvati ye nyine yakurikiye wa mukobwa. Ubona ko n'agakobwa nyine kari aho ngaho akavuga ati nyagasani uyu muhungu nawe yansanga amahanga nabigenza gute. Umutipe nyine yahise yisubirirayo ubona ko ahita yisubirirayo. Umukobwa umusemu tuwe tubona ko nyine byanze mu nda ari kumurya arimo arihindukiza ubona ko byanze nyine birimo biranga. Ubwo ngubwo nyine ukuntu byakomeje umukobwa ubona ko byanze ako kanya hahise haza umuntu amuzanira padi azicisha munsi y'urugi. Nyagasani uyu muntu uzimuzaniye yara kuko nyine umukobwa yaratunguwe ariko ashaka kuba ari umutipe wamubonye. Ako kanya umukobwa yahise aza muri classe yinjira n'umwarimu ngo ati mukomere amashyi uyu munyeshuri yazindutse. Bigaragara yuko ariko ashobora kuba ari inshuro ya mbere baje kwiga. Inshuro ya mbere baje kwiga ubona ko nyine abanyeshuri bataziranye. Ubwo umutipe abatunguwe no kubona umukobwa ari we winjiye. Ubwo na mutipe twatangiranye agongana n'uyu mukobwa. Umukobwa nawe biramutunguye urasa wa muhungura ubona ko yatangira kujijisha ubona ko bahuye umukobwa arwaye mu nda ari mu mihango. Ubona ko n'umutipe nawe arimo ashaka kumuserereza nyine akajya amureba nyine umukobwa akagira isoni akareba hasi. Ubona ko nyine ubona ko atarakira neza. Ubwo nyine bamuhaye ikaze nawe aragenda ajya mu ishuri. Ubona ko nyine abatipe abandi baba classmate ubona ko basa nkaho baziranye. Ubwo rero nyine tubona ko mwarimu ari kwinjira mu ishuri nawe agiye kubigisha. Ubwo nako tubona ko mwarimu araza arabasuhuzwa. Abatipe nyine n'abandi banyeshuri bari bicariye bagakobwa kicaye konyine ubona ko nyine nta muntu bari bamenyana. Uko muri byo ngibyo n'abandi bibirara agakobwa kakarara kaba kizaniye telefone karimo karicatingira agafata igitabo inovo agashyiramo telefone akajya guscrollinga kuri TikTok. Anako n'aba mutipe kagatipe bahuye karimo garasinzira. Ubona ko nyine n'abanyeshuri bahuye bwa mbere ntibaramenyana mu ishuri. Agakobwa nyine karera impande zombi kakabona ni kazi ibyo karimo kahindukira kakabona abantu barimo barisinzirira kakabona abantu nyine nta muntu uteye kuri mwarimu. Ubwo ariko nawe afata agakapu ke aragenda aragafungura abakuyemo ikintu. Ntibakuyemo ikimana yanjye simbiza. Ubwo ariko nawe mutipe bagonganye nawe inyuma ari kugenda amureba avuga ati agiye gukoramo ikira. Umukobwa nawe rero nakarara afite telefone azanye n'ibyo kurya mu ishuri. Teacher arimo arigisha. Ubwo mu gihe atangiye kurya afata ikayi akinga ku munwa kugira ngo arye. Sasa rero wa mutipe rero bahuye bwa mbere abaramanitse ati teacher hano hari ikibazo. Mwarimu arahindukira ati nikihe uyu nguyu arimo ararya. Umwarimu avuga ati umukobwa sha kurekera aha ngaha ibyo ngibyo birimo n'ibiki. Umukobwa nyine atijijisha nyine avuga ati nta kintu ndimo ari ukuya ntacyo. Ahitesha ka kantu nyine byo kurya yari afite ahita yicara. Ubona ko nyine umutipe nawe niba yamukunze simbizi. Umukobwa nawe ati arahindukira ati niba icyo nkoreye. Ubwo umutipe ati oya ntacyo se. Ubwo ariko nyine nako tucakomeza kwigisha ko nyine bamubarira ibintu bya logaritime ntago mbizi. Uko yigisha umukobwa arakurikira ariko nyine ubona ko byanze. Umutipe inyuma yarisinziriye. Umukobwa ati nyagasani iri shuri se nuko tuye kwiga tumeze. Ubwo narahindukira ubona ko nyine n'abantu batanye kumenyerana nyine kwa bundi baba batangira kunyuzurana. Umukobwa waranditse ati mwarimu mfite ikibazo. Mwarimu ati ni ikihe? Dore hano
dore wa munyeshuri hano inyuma arasinziriye yasinziye. Ubwo mwarimu nyine araza ati se koko niko bimeze? Ubwo aza gake gake afite irati ngaze kuri mukubita mu byutse. Ubwo ariko aragenda agiye kumwegera atarabikubita, undi munyeshuri aramubwira ati oya mwarimu mwihorere kanze nkwereke nijye ugiye kumwikubitira. Ariko iri shuri asakeje mana yanjye. Umunyeshuri yafashe igipapuro yasigaze ko beto muhungu. Ubwo mutipe nyine ahita yindukira yo kunyina agashuri gashimishije nyine wawundi nyuma ahita yijijisha ati nta cyabaye. Mwarimu ati n'undi munsi uzongera gusinzira mu ishuri n'uwongera nzagusohora. Ibintu uri bo ni ibiki? Ahangaha twaje kwiga naho twaje gusinzira. Nukenera gusinzira uzajye hanze cyangwa ujye kuryama muri dorotwari. Ahangaha ntago dusinziramo. Ubwo kagakobwa kamureze nikako kamo karisekera. Ubona ko disi n'abanyeshuri batangiye gukundana. Umuhungu ati buretse sha nanjye nzakwishyura. Ubona ko disi batangiye kumenyana. Ubwo break yarageze, buri wese nyine batinde no kugira ngo break igere, ufite udukapu twabo baratuzingazinga gake gake. Umukobwa yifata agakapu ke ngo nawe yigire hehe muri break. Ubwo nuko guheka. Abandi banyeshuri nabo bagiye kwisokera. Umukobwa ataragenda umutipe aticara sha urajya heza icara hano. Umukobwa ati umutipe ati icara, aramukurura. Ubona ko nyine yanze kagenda. Ubwo arahindukira amureba ati harya niweho wandeze? Siweho wandeze nanjye nzakwishyura. Umukobwa ati njyewe se wandeze cya gihe ndimo ndarya ibintuza. Umuhungu ati we ariko cya gihe nyine nagira ngo mwarimu nyine hari nese ati mana bikoze ntabishaka. Ubwo agakobwa nyine ubona ko nyine katari kubyumva n'umutipe atari kubyumva. Ariko n'abandi banyeshuri bamo baraseka. Umukobwa amukubita udutabo nyine ariko kumwikubitishwa ati n'undi munsi ntuzongere njyewe nongera nzanagukubita. Ubona ibyo bintu birimo ni ibiki? Njye ntago bamenyera. Udise agakobwa kasi kisokera. Ubona ko nyine agakobwa keza nyine nagashuri ubona gashimishije. Ubwo kanya wa mutipe aza yirukanka aje kumureba aho yarahagaze, ahita sitara yikubita hasi agiye gufunga inkweto ze zarase nyine zari zihambutse. Ubwo wa muhungu w'undi ganaraza ahita mushota ahita ryama inyuma y'umukobwa. Sasa urimo kuryama inyuma y'umukobwa urabona yuko umukobwa yambaye akajipo kagufiya. Umukobwa atangira guhisha ku ijipo nyine ngo utagira umuntu umureba ngo amurunguruke. Umukobwa atindukira ati urongeye ushaka ngukundunguruka? Umukobwa ati huya. Umutipe ati huya nuri unsunitse. Ubwo disi wa mutipe wundi wamusunitse. Ubona ko nyine abatipe baba bakiri kunyuzurana. Ubona ko nyine disi ni kasi ishimishije. Umukobwa ati huya ntago ari njyewe. Umutipe nyine atagenda yirukankira wa mukobwa asigara aho ngaho. Avuga ati buretse shanyi nzagukubita. Njye uraza nasumsha ngushaka kundunguruka ngo nuko agajipo kagufiya njye nzagukubita n'undi. Wenda wa mutipe wamusunitse nawe atayirukanka aragenda. Ukanya batugara mu ishuri abanyeshuri ya break rangiye. Noneho break rangiye agakobwa karagaruka kaza mu ishuri gafite agacupa k'amazi n'undi munsi njye nzongera kundunguruka. Ubwo umukobwa araza y'amazi ayimena ku mutipe nyagasani. Ibintu bagenda bite noneho iyi classe ko ndiye noneho yarishimije ko none gitangiye kuzana ibintu by'iki by'ubugome. Agakobwa kaza kihugira kuri wa muhungu amumenaho amazi. Umutipe ataguruka ati n'undi munsi njyewe ntabwo njye ntabwo nakurungurutse. Njye naraje baransunika tunuraza ukamena amazi. Agakobwa ati njye ntabwo mbyumva kandi n'undi munsi ntabwo bajya bamenyera. Ubwo disi umutipe yatangiye kwikungutira amashati. Wa mundi aje kumukubita ahita amufata ukuboko ati huya mwihorere ni njyewe wabikoze mana umutipe ntabwo yabikoze abishaka. Ubwo disi umutipe niko amureba. Ubona ko ni umutipe witonda, ni umutipe mwiza nakara wa mutipe amusunze ko ati ibintu nkoreye uransebeje nzagukubita nzakwereka. Ubona ko disi agatipe kahindukira kakara wa mukobwa ati nawe menye amazi. Maze umukobwa ati hoya mumbabarire ntago nabishakaga. Ubona ko ni umutipe disi witonda. Agakobwa abonye ko byanze kahita kagenda kabasiga abatipe ngaho. Ana ko nyine wa mutipe ubona ko nyine yababaye nawe wundi wamusunitse akira aho ngaho. Bati njye n'undi munsi nta soni. Ubwo atafata ikayi arayimukubita. Ko nyine ko ni udutipe nyine tuba dushimishije mu ishuri. Ni akasi gashimishije nyine k'abana b'urubyiruko. Ubwo batwereka undi munsi bari mu ishuri noneho wa mukobwa yasigaye yicarana na wa muhungu noneho bahuye bwa mbere. Bari kwiyandikishwa. Ubona ko ni umuhungu n'umukobwa nyine batangiye kumenyerana mu ishuri nyine gake gake. Ubona ko nyine bwatangiye bahora bwa mbere umukobwa arwaye bakajya baza baregana mu ishuri ati mwarimu dore mwari gukora iki ngiki. Umutipe byanze amanura ukuboko kwe aragenda agushyira mu mufuka w'ikote umukobwa yambaye.
ukuboko kumwe akuzamura ari kwandika, ukundi akumanura mu mufuka w'umukobwa. Umukobwa abibonye ati pu, uri mu biki, mvaho, nta soni. Ubwo nyine umutipe nyine atagira udusoni nyine ahita akuramo. Ubwo nako agakobwa kavuga ati none se ngiye nje nibiki. Ubwo kandi nyine umukobwa atangira kugenda amuhanagura, yihanaguza ku ishati nyine ko nyine basa nkaho bamenyanye barakina, ati reka nihanagure. Umutipe atamusunika ati pu, mvaho, ngiye ntabwo bankiniraho gutyo, ngewe ubu urabona hari umuntu akaza ngaje kunyanagurizwaho. Dusana ko disi nagakobwa nyine gashimishije, kagina karimo karashyira utuntu tw'udupapuro nyine turi utuntu tw'udupupe nyine ku kuboko k'umutipe bakamushyiraho akagakuraho, umutipe kagamushyiraho akagakuraho. Kibaza ubundi kano gakobwa ntikatiki gatumwa byagenze bite. Ubwo disi no kudisi n'utwana dushimishije, n'utwana turi mu rukundo. Disi n'agakobwa kakunze agahungu, n'agahungu kagakunda agakobwa. Urako disi ni class ishimishije. Abahuye bwa umukobwa arwaye mu nda, umukobwa akajya muri toilette bakamuzanira za padi, bakazagura mu ishuri bagasanga banigana. Nyagasani, urako disi n'urukundo rwabo rumeze neza. Umutipe nyine niko ari kwibaza abundi ibi ni ibiki. Umutipe nawe aba yabonye akabaga k'umukobwa, aragafata aragacakira, agiye kugafungura nyine ngo nawe yiyenze ku mukobwa ari niba birimo. Mubakira ngaho aba barakarwanira, mwarimo arababonye ati muri mu cyaho ngaho, muri mu biki. Umukobwa atakamushikira ati ni kampereza se re kamvyo, kandi umukobwa nawe yabishakaga. Umunyeshuri atavuga ati we muhungu, mvira mu ishuri, sohoka aho ngaho, sohokera. Nako inshuro nyinshi cyane, mvira mu ishuri, sohoka, ntago wumva. Ubwo nyine mwarimu yuko nyine atangiye kwikazakaza, umutipe nawe amugira atarabyumva neza, ati se koko ndasohotse. Ubwo ariko nyine nta kundi byari kugenda. Umukobwa asigara ababaye ati yo baramusohoye disi. Ubwo nyine umutipe nyine nta kintu cyagisigaye ko kwifatira ibitabo bye akisohokera. Kora subscribe, duhe comment, andika comment murabundi iyi nkuru urayumva ute, iyi nkuru tutwana uri kuyumva ute, uri kwibona ute nyine. Ese ngiye byakubayeho, ese nyine aho wiga cyangwa aho wize ibi ngiye byakubayeho. Ubwo umutipe mu gusohoka yasize agenda hasi, yasize ikaye hasi. Ubwo umukobwa nyine aba arayitoraguye. Mu kwitoragura nta kindi yakoze, yatangiye kugenda yirambara ngo arebe amabanga umutipe aba yabishyize mu kajenda ke. Ubwo atangira kurambura, ahita aba kuri twa tuntu twabonye dusa nka umukobwa yahaga umutipe. Ugatangira kwibuka kera atumushyiraho batajya kumenyana gake gake. Ubwo kabaga aryamye akamushyira agapapuro amubwira ati ndagukunda cyane, uri umutipe mwiza. Yabasinze akaza kakamwomekaho, baba bari kugenda akaza akamushyiraho n'akandi. Nyine atangira kugenda abyibuka byose. Ubwo ibyo byose ibyo umukobwa agendaga amushyiraho, umutipe yagendaga yamara kukamushyiraho akahita agafata akagashyira muri ya kayi. Abyo tubonye nyine wa mukobwa arambuye akisanga utwo twose yagendaga amuha yaturutse muri ya kayi. Dore ngaha nyiraho ariko ngo uri umutipe mwiza, ndagukunda. Ubwo umutipe nyine yibuka ko nyine asize agenda hasi, ahita agaruka yirukanka, ahita yimushikuza. Ariko usanga ko umukobwa utuntu twose yamuhaga umutipe yatubikaga. Umutipe nawe abonye yuko umukobwa yabonye yuko yatubikaga. Ese noneho biragenda bitugo disi urukundo rugiye kutaruzamuka. Uko disi bakwereka ya class y'abana 5 yabaga bari muri kabreke, bataga bafata udufoto bakifotoza, bamwe bakatabunama bagasigara hano ari babiri bonyine. Ubona ko disi nabo baramenye ko bakundana. Ubona ko disi n'urukundo rwabo, urukundo rw'abanyeshuri. Ubona ko nyine mba nakabazaniye agafilime karyoshye cyane nyine k'urukundo, agafilime k'utwara nyine. Ubona ko nyine tudushimishije. Namwe mujye mugira urukundo, mwinjoyinge mu gihe mukiri kuri iyi si. Ariko nyine mujye mubikora mwarakuze. Ubwo ndabwira abana nyine ntabwo mwemerewe gukundana mukiri abana. Ubona ko disi n'utwara nyine tuba dushimishije, tuba tumeze neza. Ubwo nyine bakwereka bagaruka mu ishuri nanone, mu ishuri bameze neza. Umutipe akakurura umukobwa ati amwiyenzaho ati umukobwa ati ndagukubita sha, ngiye uraza kumbona, ntundi nta soni burimo, nta soni. Umutipe akahindukira ati umukobwa ati ngiye ndagukubita, ubundi ibyo ni ibiki burimo, ngiyewe ngibyo ntabwo mbyumva. Urakwinjira mu twanda dushimishije kuko bari mu ishuri bagenda bakina. Urakunyura urukundo rwabo rwarazamutse. Nubwo watoye kundi mutipe, wa mutipe inshuti ye agenda nyine ashaka gutenja wa mukobwa. Umutipe akati pu, n'undi munsi ngiye jya umvira ku mukobwa, ngiye narakwiyamye, waraje uransunika utuma menaho amazi, cyewe
ndakwiyamye n'undi munsi nzagukubita. Ubwo disi nyine ubona ko nyine umutipe uri kurwanira umukobwa aho ngaho, ubona ko nyine amurwanira ishema. Umutipe agahindukira ati n'undi munsi ntazagira umuntu wongera kukumenyera, njyewe ibyo ntabwo mbikunda. Ubwo nyine agakobwa disi kaba katwawe, umutipe nawe akamwicira akajisho, akahita agenda akamusiga aho ngaho. Nyine umukobwa asigaranye nawe yamanjiriwe, ubona ko bati muri kagatipe. Ubwo no muri siporo aho bari kwikinira basikete, udukobwa turi twaje gufana abatipe bigana. Ubwo nyine bagafana maze kamwe kakabwira mu kagenzi kako, turishira wazi gukina basikete, turazi gukina basikete. Ubwo yajya gushuta muri paniye, umutipe akaba yamubonye agahindukira akabona ko nyine barimo barabafana. Ubwo nyine akatashya umupira hasi, akaza nyine ni gentle, ubona ko nyine umutipe nyine w'gentle nyine agomba kuza, ahita aza afata amazi nkaho yakayanyweye, ahita ayaha kagakobwa k'inshuti ye. Yamara kuyamuha akahita amuhagurutsa nyine azi ngo agiye kumubwira ikintu, akamureba gusa ati umva jya ufana cyane nyine, jya ufana umfana nyine mbone ko nyine kumva. Akahita amukubita nyine ubona ko asa nkaho ari kumunyuzura nyine, ubona ko disi twadushimishije. Akahita agenda agatwara akantu yari afite mu ntoki nasinze ngo nagaki, ubona ko disi n'akana gasigamwe bagakubise inkonji mu mutwe, ubona ko disi twadushimishije. Ubwo nyine urukundo rwabo rwarakomeje, baba bari mu kabure, mu kutipe kagenda agatangira umukobwa ati reka se ubundi uziko ngukunda. Agakobwa nako ubona ko kaba kamukunda, ariko nyine karabuza bagahera, kakamureba ati se koko nibyo ntabwo nzi yuko nkunda. Ubwo nyine ko n'agakobwa nyine kaba karatwaye, akatayijisha akahita amusiga. Umutipe ati nibyo nkoze se, ako ntabwo tuzakiranuka. Akanya akamukurikira ahita amutangira none. Umukobwa ati hasi uranshaka hiki, ubundi wagiye undeka, ubundi se uranshaka, ubundi ushaka hiki. Ntabwo disi n'agakobwa nawe ko nyine biba byakarenze, ubona ko nyine byanze. Agahita kurura umutipe ati ati ngaho noneho. Ubona ko disi n'urukundo rwabo rushimishije, birangira bakundanye. Ntabwo dusoje inkuru yacu, inkuru zo nakagaruka.